nazibe uvuga ibyuzi, reka gushinja abantu ibinyoma, reka gushinja ibyo udafitiye ibimenyetso. Vuga ibyuzi, vuga ibyejo wasubiramo, vuga ibyo wagaragariza ibimenyetso, ibitari ibyo ziba. Nyabune mu byoroshye rwose uriya muntu w'umusazi rwose ntimukamusubize mwebwe mwibere sage. Umva rero mbabwira, tutiriwe tujya kure icyo gihe twaba dusubiye muri 1994, ariko siho honyine kuko inkotanyi zabikomeje, aho abantu bafata imihoro, bamara gufata imihoro uwageze mu ishuri basagaceceka kuko bari bumutema ijosi. Naho twaba dusubiye. Inkotanyi zazanye akantu gatangaje, icyaho nageramo zirasa abasazi. Hasi mubwe murasa mukagasa n'abasazi, akishuza marasa abasazi. Abasazi rwose byasazi twe twazaga tupafisa bakabara mugaritse. Umusazi se n'abara barwanyije. Inkotanyi zarabikora kuko zari zizi impamvu. Zari zizi impamvu kubera ko zigeze kwihindura abasazi, zijya gukuneka abantu, zibagira gute zikora poste nayo y'urugamba. Niba umuntu yigize umusazi mu kibuga mariko ntago ari umusazi, murabibona ko atari umusazi, afite ibindi ari gukora, afite izindi nyungu ari gukora, ari gusenya, ari kudemobiliza abo mu mazi imyaka mumubiri. Ariko kuvuga ngo abantu bamaze umwaka bitegura mu ishuri ngo ntacyo bimaze, niba binjije nkawe baze bakore muhumyi nkawe, ngo tugaceceka kubera ko turi sage. Umva rero, niba tutari twarabivuze, umuntu uzajya mu ikane akajya abona abantu kandi tujye twumva muri discours mu meshize, abona abantu bitambukiye bifite gahunda abatera ibiziba, abatera ibyo muzamusange mu mutsinde bo mugerekeho gataka mwigendere. Ubwo no ku rugamba rugiye kugenda ntabwo rushobora guhagarara. Umuntu wigize kuriya, wihaye inshingano zitarize, wigize igitangaza, twe turi ikipe tuzi ibyo duharane. Abantu bamaze umwaka biga barara amajoro batabuze icyo bakora, ngo ibyo biga ngo ase gutyo mumureke gutyo. Ibihe ni umubare wa wundi habaye hari urukiko kugira ngo perezida w'urukiko rwa Rwanda yagombye guharana gufatiye ari kumubaza ibikorwa bye n'ibyo byabo byo gushuka abantu wari kumubiriza, wari gufata ubushobozi nuko bademobiliza abantu nyine nuko bababuza. Dufite ibintu dushaka kwigereraho. Jacques aravuga ati nimufashe dufite gahunda, undi ari kwiba ari gusahura nk'uko yamenyereye abenshi abantu bari muri FRN. Greg Sarayikucuye gutyo, none yabonye indi poste hari umuntu wafunzwe i Kigali, we umwana wa Victoire Ingabire kugira ngo ajye muri FDL yishuka abashuka abantu nabo bacucure, ngo tumureke ngo umuntu ngo ni raisonnable ngo yigeze kuba inshuti ya Greg. Simwe muri ibyo yari politiki mwe sha mayire ntabwo akora ibihagije na Pascal n'abandi ndetse ababishoboye bose, cyakora hari abadashoboye no gukira kubera ko mu byitondere justement naho tubera guverinoma abantu bose arabataka mujye mu byoroshye. Ariko muri defense ndakajya cyo urubanza umwataka kuko akazi ke n'ukwataka gihe ntabwo tufite impano zimwe. Ibyo ndabivuze ntabwo mwe mayire yakabije, ntabwo Pascal yakabije, ahubwo bakoze ibihagije. Ubonye bafatiye amako mu ijosi bakamuniguza akavuga ati ntuzongere kuvuga ubusa nabemera ibyo ntibabishobora kandi twanabibasaba rwose. Reka tubyoroshye, ntabwo twageraho ngaho ntiturahagera, ariko rwose mube libre kuri icyo kintu. Nimwumva batumuye umuntu sha gusa kubera ko muri abaministre nyine ntabwo mwajya mwikanevu ngo mugure muremo nabo ngomba kumanukira gato ngo mwamara kumurezaho gataka ukikomereza muri bagisera nta bindi kazi natwe. Nyabune mu byoroshye rwose uriya muntu w'umusazi rwose ntimukamusubize mwebwe mwibere sage. Umva rero mbabwira, tutiriwe tujya kure icyo gihe twaba dusubiye muri 1994, ariko siho honyine kuko inkotanyi zabikomeje, aho abantu bafata imihoro, bamara gufata imihoro uwageze mu ishuri basagaceceka kuko bari bumutema ijosi. Naho twaba dusubiye. Inkotanyi zazanye akantu gatangaje, icyaho nageramo zirasa abasazi. Hasi mubwe murasa mukagasa n'abasazi, akishuza marasa abasazi. Abasazi rwose byasazi twe twazaga tupafisa bakabara mugaritse. Umusazi se n'abara barwanyije. Inkotanyi zarabikora kuko zari zizi impamvu. Zari zizi impamvu kubera ko zigeze kwihindura abasazi, zijya gukuneka abantu, zibagira gute zikora poste nayo y'urugamba. Niba umuntu yigize umusazi mu kibuga mariko ntago ari umusazi, murabibona ko atari umusazi, afite ibindi ari gukora, afite izindi nyungu ari gukora, ari gusenya, ari kudemobiliza abo mu mazi imyaka mumubiri. Ariko kuvuga ngo abantu bamaze umwaka bitegura mu ishuri ngo ntacyo bimaze, niba binjije nkawe baze bakore muhumyi nkawe, ngo tugaceceka kubera ko turi sage. Umva rero, niba tutari twarabivuze, umuntu uzajya mu ikane akajya abona abantu kandi tujye twumva muri discours mu meshize,
abona abantu bitambukiye bifite gahunda abatera ibiziba abatera ibyo muzamusange mutsindemo mugerekeho gataka mwigendere. Ubwo nuko urugamba rugiye kugenda, ntabwo rushobora guhagarara. Umuntu wigize kuriya, wihaye inshingano zitarize, wigize igitangaza, twe turi ikipe tuzi ibyo duharanira. Abantu bamaze umwaka biga barara amajoro batabuze icyo bakora, ngo ibyo biga ngo ase gutyo mumureke gutyo. Ibihe ni umugani wa wundi habaye hari urukiko ngira ngo perezida w'urukiko rwa Rwanda yagombye guharanira gufatiye ari kumubaza ibikorwa bye n'ibyo byabo byo gushuka abantu wari kumubiriza wari gufata ubushobozi nuko bademobiliza abantu nyine nuko bababuza. Dufite ibintu dushaka kwigereraho. Jacques aravuga ati nimumfashe mfite gahunda, undi ari kwiba ari gusahura nk'uko yamenyereye abenshi abantu bari muri FRN. Greg Sarayikucuye gutyo, none yabonye indi poste hari umuntu wafunzwe i Kigali, we ni umwana wa Victoire Ingabire kugira ngo ajye muri FDL yayishuka abashuka abantu nabo bacucure, ngo tumureke ngo umuntu ngo ni raisonnable ngo yigeze kuba inshuti ya Greg. Simwe muri ibyo yari politiki mwe sha mwe mayire ntabwo akora ibihagije na Pascal n'abandi ndetse ababishoboye bose, cyakora hari abadashoboye no gukira kubera ko mu byitondere justement naho tubera guverinoma abantu bose arabataka mujye mubyoroshye, ariko muri defense ndakaje cyo urubanza umwataka kuko akazi ke n'ukwataka ntabwo tufite impano zimwe. Ibyo ndabivuze ntabwo mwe mayire yakabije, ntabwo Pascal yakabije, ahubwo ni bakoze ibihagije. Ubonye bafatiye makuru mu ijosi bakamuniguza akavuga ati ntuzongere kuvuga ubusa nabemera, ibyo ntibabishobora kandi twanabibasaba rwose. Reka tubyoroshye, ntabwo twageraho ngaho ntiturahagera, ariko rwose mube libre kuri icyo kintu. Nimwumva batumuye umuntu sha gusa kubera ko muri abaminisitiri nyine ntabwo mwajya mwikanevu ngo muguremo namwe mugomba kumanukiraho gato ngo mwamara kumurezaho gataka ukikomereza muri ba Giseranze nta bindi bikaze natwe tubize mwebwe mwibere sage nazibe uvuga ibyuzi. Reka gushinja abantu ibinyoma, reka gushinja ibyo udafitiye ibimenyetso. Vuga ibyuzi, vuga ibyejo wasubiramo, vuga ibyo wagaragariza ibimenyetso, ibitari ibyo ziba. Rero mbabwira tutiriwe tujya kure icyo gihe twaba dusubiye muri 1994, ariko si ho honyine kuko inkotanyi zabikomeje, aho abantu bafata imihoro, bamara gufata imihoro wageze mu ishuri basagaceceka kuko bari bumutema ijosi. Naho twaba dusubiye inkotanyi zazanye akantu gatangaje icyaho nageramo zirasa abasazi. Hasi mubwe murasa mukagasa n'abasazi, akishuza marasa abasazi. Abasazi rwose byasazi twakazaga tupafisa bakabara mugaritse. Umusazi se nabara barwanyije. Inkotanyi zarabikora kuko zari zizi impamvu. Zari zizi impamvu kubera ko zigeze kwihindura abasazi, zijya gukuneka abantu, zibagira gute zikora poste nayo y'urugamba. Niba umuntu yigize umusazi mu kibuga ko ntago ari umusazi, murabibona ko atari umusazi, afite ibindi ari gukora, afite izindi nyungu ari gukora, ari gusenya, ari kudemobiliza abo mu mazi imyaka mumubiriza. Ari kuvuga ngo abantu bamaze umwaka bitegura mu ishuri ngo ntacyo bimaze, niba binjije nkawe baze bakore muhumyi nkawe, ngo tugaceceka kubera ko turi sage. Umva rero niba tutari twarabivuze, umuntu uzajya mwikanevu akajya abona abantu kandi tujye twumva muri discours mu meshize, abona abantu bitambukiye bifite gahunda abatera ibiziba abatera ibyo muzamusange mutsindemo mugerekeho gataka mwigendere. Ubwo nuko urugamba rugiye kugenda, ntabwo rushobora guhagarara. Umuntu wigize kuriya, wihaye inshingano zitarize, wigize igitangaza, twe turi ikipe tuzi ibyo duharanira. Abantu bamaze umwaka biga barara amajoro batabuze icyo bakora, ngo ibyo biga ngo ase gutyo mumureke gutyo. Ibihe ni umugani wa wundi habaye hari urukiko ngira ngo perezida w'urukiko rwa Rwanda yagombye guharanira gufatiye ari kumubaza ibikorwa bye n'ibyo byabo byo gushuka abantu wari kumubiriza wari gufata ubushobozi nuko bademobiliza abantu nyine nuko bababuza. Dufite ibintu dushaka kwigereraho. Jacques aravuga ati nimumfashe mfite gahunda, undi ari kwiba ari gusahura nk'uko yamenyereye abenshi abantu bari muri FRN. Greg Sarayikucuye gutyo, none yabonye indi poste hari umuntu wafunzwe i Kigali, we ni umwana wa Victoire Ingabire kugira ngo ajye muri FDL yayishuka abashuka abantu nabo bacucure, ngo tumureke ngo umuntu ngo ni raisonnable ngo yigeze kuba inshuti ya Greg. Simwe muri ibyo yari politiki mwe sha mwe mayire ntabwo akora ibihagije na Pascal n'abandi ndetse ababishoboye bose, cyakora hari abadashoboye no gukira kubera ko mu byitondere justement naho tubera guverinoma abantu bose arabataka mujye mubyoroshye, ariko muri defense ndakaje cyo urubanza umwataka kuko akazi ke n'ukwataka
ntabwo dufite impano zimwe. Ibyo ndabivuze ntabwo ngo Mayire yakabije, ntabwo Pascal yakabije, ahubwo bakoze ibihagije. Ubonye bafatiye amako mu ijosi bakamuniguza akavuga ati ntuzongere kuvuga ubusa nabemera, ariko ibyo ntibabishobora kandi twanabibasaba rwose. Reka tubyoroshye, ntabwo twagera aho ngaho ntiturahagera, ariko rwose mube libre kuri icyo kintu. Nimwumva batu hari ubutabera burakora hano mu gihugu, tuzabageza mu butabera au niveau international. Ikinyenzi rero ntabwo ndi bubitindaho, ndatinda kuri Brigitte. umwe tumenyereye Abantu batashye bamwizeye batiri ni ijambo tubwiwe na mwene wacu waha naha turamuzi ni mwene Terter, amazina ya se na nyina. hari ubundi butabera bataha bamwizeye, bamaze kumwizera byagenze bite? Barabatsembye. Sinavuga ngo yenda ari kugera hariya ngo akanyuranya nabo, ngo akababwira ngo aho kuba gutanga message bamwoherere bamujyanye yo gutanga, kuko nta niyo yatangaga ari wenyine, babaga zamuherekeje. Ntabwo rwose namurenganya ngo kuki yabivuze, yagomba gukora ibyo bamubwiye. Of course hari ubumeze nk'ufashwe matekwa. Ngewe iyo nko mu rusyo nkoma n'ingasire rwose, kandi amubyumva. Iyo nko mu rusyo nkoma n'ingasire, ntabwo yari kujyana nabo ngo avuge difference, ntibishoboka. Yagombaga kuvuga ibimujyanye. Baramubwira ati genda ubabwire ibi, ntawamenya yenda nawe bari bamweretse ibishaho, ntabwo mbizi. Ntabwo yari kunyuranya nabo, yagomba kuvuga ibyo bamubwiye. Ikimbabaza ni kimwe, nuko uyu munsi aho kugira ngo abahagarara imbere ababwira ati I'm very sorry of what I did, ntabigambiriye mbikoreshejwe, ngo ababwire n'ibyakoreshejwe ibyo ari byo, kuko njya numva muvuga ngo abantu babanye n'inkotanyi ntibababwira ibyo bakoze. Yes, ntabyo bababwira kandi murabibagaye, ariko nibaza impamvu depuis de mesure wa mugani wa ombi. Kubera iki mushaka ko babaye mu nkotanyi b'abatutsi bababwira ibyo bakoranye nazo, mwagera kubabanye nazo b'abahutu ntimugire icyo mubabaza? We nta kwiriye kubabwira ibyo yakoze cyangwa byo mubiha umugisha kuko ari umuhutu? Mubiha umugisha kuko ari umuhutu. ibitari ibyo rero nk'uko yabivuze, ngo ndavuga Tom Ndahiro nazibe. Kuki we mutabimubaza? Kuki atababwira delegation yagiyemo zigacyura abantu? Reka gushinja abantu ibinyoma, bakaza bakicwa. Reka gushinja ibyo kubabuza kwitwa, ko ntavuze ngo bari kumwohereza muri delegation yange kugenda. Vuga ibyejo wasubiramo, vuga ibyo wagaragariza ibimenyetso, ibitari ibyo kuki yabageze imbere atari byababwira? Kuki atababwira ako kaga yagiyemo ngo ababwire icyo ababwira ko kaga yagiyemo n'ibintu yakoreshejwe abibabwire? Kuki atabibabwira? Ahubwo akaza akababifatira mahembo yakoreraga igihugu, kagira ngo niwe we. Nase muri kiriya gihugu hari undi ukorera igihugu ngo abo wa kabiri? Hari undi ukorera igihugu ngo abo kabiri? Ntabwo yakoreraga igihugu, kubera ko nta wundi ugikorera ngo abo wa kabiri. Bose bakorera inyenzi nkote, bakorera FPR, kuko niba yabahaye akazi, kandi akazi bahaye niko bakora. Ntazagira ubabwira otherwise. Akazi bahaye niko bakora. Abuca imanza acizo bamubwiye. Ari ufunga abantu kuri RIB afunga ibyo akora ibyo bamubwiye. Ari umudepite akora ibyo bamubwiye. Ari umuministeri akora ibyo bamubwiye. Bajye babagaruka imbere bababwira bati we are very sorry, twakoreshejwe ABCD, ibigenda uko bigenda uko bigenda uko. Babibabwire neza uko byagenze. Naho ibingibi byo kuza ngo nakoreraga igihugu ngewe, ngo nari umudepite, ngo narahunze, ngo na passport nahunganye, it doesn't matter. It doesn't matter at all. It doesn't matter.
niba ucyumva wenda ufite ibyo wumva nanjye numva, ariko icyo nita metafore ni imvugo shusho, kandi uzi ko harimo na za metonimi, ubwo urabizi urakoze. Ariko imvugo twebwe twese tuzi Padiri yakoresheje, umuntu yabatatse karagiteri yanyu, yatatse karagiteri ya Grex, yatatse mu magambo, namwe ni mumusubize mu magambo, mumurushe intwaro, hanyuma mu mutsindi. Nuko nguko byari bimeze. Ngiye ngubu turi kwatakana ku magambo, ngubwo ndera kwatatse ndagutsinze mwa, ntabwo wagenda uvuge ngo Aloys ngo aravuze ngo yanyishe. Ibyo bintu ndangitse ibyo bintu ntabwo wagenda ngo ubivana muri context. Aka ndangitse di mwihangane, ntabwo wagenda ngo ubivana muri context ngo Mako kuko atari umuyobozi yaratinyutse aragenda yandagaza umuyobozi, yandagaza abari muyobozi, yandagaza ayipa, ngo kuko batari umuyobozi duceceke akomeze, umuyobozi ntakavuge. Wenda Padiri ari guceceka hari bikavugwa na Aloys kuko wenda atari we muyobozi. Hanyuma Padiri niba avuze ati umuntu watatse umutima wanyu, watatse substance y'icyo dushingiyeho, uwo muntu namwe nimugende nk'ingabo nyine mu mwatake ku rwego rwe. Ni ukuvuga ngo niba akoresha amagambo mumusubize mu magambo, ariko mumutsinde, mumusige mu makanivo. Iyo kanivo ukayijyana mu butaka, iyo kanivo ukayijyana muri Amerika aho utuye, cyangwa se ukayijyana iwacu muri Kinigi no muri Mukingo cyangwa Nkuri. Iyo ngiyo niyo nkubwira nti niba utumva metafore hari ikibazo waba ufite. Kuko Padiri amagambo yakoresheje nguko nguwo yatatse, uwo nguwo urugurengera yatinyutse akataka, yataka la persone ya Padiri, yataka la substance ya Grex, yataka bari muri Grex, yataka ibyo twize, yataka lotu. Iyo ntwari yakoresheje niyo twakoresheje turabasubiza. Nta kibi cyari kirimo guterura amagambo muri context yawe, kuko uvuga ko uri umuhanga urayaterura uyajana hariya ngo twavuze ko turica abantu. Ninde wabivuze di? Ubwo arabo kwica abantu wenda manara gutega igifunze. Ariko jye uvuga niba warangije imbwira kugira ngo nanjye ngire icyo reaction nkora. Iyo yenda ngiye kurangiza kurashiraho uwo munota kugira ngo nkumve. Ubwo rero ndagira ngo gusubiza kuri ibyo ngibyo, niba wumva wakwataka bakakureka ito Trump ukomeza. Okay, ndabishimye cyane kuvuze uti Padiri akoresha metafora. Nibyo rwose kambyemere gutyo. Kagame avuze ati ntabwo ari kubyemera, ntabwo wagereranya Kagame na Padiri. Kagame afite igihugu, afite n'izo ngabo. None sho metafora ihagarara kuri Padiri gusa? Kagame afite ingabo, wabivuga mu gihugu gifite ubutaka. Ingabo kandi yarazikoresha. Afite ingabo, afite ubutaka, afite ubutegetsi. Kagame ntabwo yigeze avuga abantu ngo bakoreshe metafore. Kagame yabwiye abantu kwataka aho abantu bari, nuko bari afite abasirikare guforoma, ariko afite ikigo cya gisirikare se? Oya, ntafite Padiri, ntafite ikigo cya gisirikare se? kigizwe na Mwemayire na Aloys. Nyumvira wa muhanga. Niyo myumvire yawe. Hari abantu badashaka kuganira, niba ariyo myumvire yawe. Nyumvira wa muhanga. Uri hasi vraiment ntushaka kuganira nawe, niba ariyo myumvire yawe. Je regrette fort, je le répète. Niba ariyo myumvire yawe ahihagaze, akotare bikoze gusa kugira ngo ugire profit politique, akaba ari ihagaze. Pietro ba. Afite mwe umva mujye mwubahana rega, nishaka metroba nta kibazo ngenda byemera. Ariko icyo nakubwira metafora ushaka kuvuga ariyo myumvire yawe, wabikoze gusa kugira ngo ufite amagambo usamure. nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Yes, umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya
bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda ufite ikibazo kibatari gusubiza n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza kuvuga ati igihe cyatubanye gike kongera kuba mu banyarwanda ikiriya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera afite soil afite ubutaka afite ubutegetsi whatever you call me n'ubundi mwaranditse ngo nubwibone ngo sinzi ngo ibyahereka nkubwire no ntucecekeshe wose uriyubaha birakenewe ntabwo wiyubaha genda nawe oya no ahubwo ziba sinakuvuga ngo uceceke ahubwo ziba uri kuvuga ubu uri kuvuga kuri njyewe afite igihugu afite ingabo afite ubutaka urumva afite ababwira biri fizike ntabwo wabigereranya na padiri none si pouvoir ya Kagame bamushyize ku munzani nkanabubura padiri usanga bamushyize ku munzani nkabubura biriya bintu uzamenye ko nyine ntabwo igihugu akavuga ibyo uzabimukotinga kubera ko uri kuducokoza okay njya kambe ncecetse gato hano waje kwiyenza waje cyawe wigira ngo pasiteri urumva nicyo gisura wajemo kimwe kigira pasiteri urimo kumanura ijwi ngo kugira ngo ubundi uducokoze twari twe tuvuga oya no numva hari akantu ka nyuma nifuzaga hano ngo uragereranya padiri na Kagame mwemayire nankundira hari akantu ka nyuma nshaka kukubaza waje hano kuguhamagara uramuke waje ukuvuga mu kiganiro natukanye njye nifuza kumbwira icyo natukanye ni igiki nakoze natukanye ndawakimbwira na n'ubu ntabwo nacyumva ntakirukanye kino kigo gikihorere runo kuri uyu nguyu aragereranya padiri na Kagame ngo Kagame yaravuze afite ubutaka afite igihugu afite ingabo padiri ari kuri social media nta hantu bihuriye nta hantu namba bihuriye yagiye gutuma ari abantu bakoherereza 20 usibye ko wenda unaramwirukanya ariko njyewe biriya bintu ko bwongeye kumuhesha ikuzo abari hano muri chat namwe mutubwire niba ari iriya myumvire atari delibere epui namusabye kumbwira aho natukanye ntabwo yahambwiye ntawe afite yumva ko we yadutuka yumva ko yagenda